nyene ko gose umfasha Buhili basi wanyemerera nkaba najya kudepoza iyi file kwa boss nkayimuhereza nago boss akeneye umuntu umuderanje nta rwose mfata nyine nk'umukobwa mugenzi wanjye gose nyine mbese nyine nyaranja kwaje nk'ishumi yanjye y'umukobwa waba uzi impamvu ndahangana impamvu bamuhaye akazi ngo nkore nka secretary impamvu bantoye nyikubwire no kugira ngo mpagarike abagore nkamwe nimujye kuderanja boss ngo mumuteshe umutwe rero urasiga ahanga ibi byandiko byawe cyangwa uroreri ntago kwa boss ujyayo ujya kujya kumucumuza mpamvu ndahanga hano kugira ngo rwose mumukize ibihomora n'imbeshu zijya kumugusha no kumutesha umutwe undarabisiga bisiza bawe ariko ari magenda aca wirukanka narimbazana ibi byandiko muri office yanyu aca haramusigajya muri office nitwa Matipa Nkusi kamazina ya hakuno amukora hanga haramuseduwizao urabizi ngo akiziritse ku muhoro birangira hanga kawuguduye amureba icyoroshye yeka mbe ngiye sinangize umwanya wanyu nuko yajya ataragenda hasi byandiko amaze kubita hasi ajya kubitora amazanga hanyash umuhumetso arawupresenta dore ngo boss araka boss kiranga mbyonzi boss bati rwose madama ari kwa muganga yezaje kwa muganga mugore yabyaye umwana w'umuhungu ndate rwose urakoze kumeshisha ishema nk'umugabo ndetse rwose uri umugore rwose nishimira cyane untereshema mu bandi bagabo ndatangiye ko rwose ndi mukagomora mbishimira Imana hatugitanga rwose nukuntu uzangaha buri kanya kubizi ko nabyaye umba hafi kubw'umuhungu wacu nabyo ndabikunda cyane kunyitaho ntago ujya kuranye ngo nsige niyo utari hafi yanjye guma umvugisha ntago namara amasaha menshi uri kure yanjye mugabo ahanga ntava hafi y'umugore kwa muganga kuva yabyara byose ngo barahangaha ibitse kumenyezo ajya kuva mu kazi hano hari akandiko yake myenzo akandiko kaje kari kuri tije koto nako sori kuri serviette bamuhaye ari mu kazi agahawe na kakuki ka Matipa ngenza kwaje myenzo tevuga ngo vayo unshire ahantu heza hadasanzwe vayo twishimane vayo unjyane ibicu yandi magambo ngino nkwihe wese na magambo yari yanusanga kuri serviette yari yamuhaye rero sheri nubwo ubona ndahanga buriya nasize umunsi mukuru mu kazi utarangiye tujya base muryama segembe ngiye gose mu munsi mukuru nite kuri bagenzi banjye baba shareholders ba company bose uyu munsi twari twahuye tunaganira ati rwose nacyo genda rwose umwana ameze neza amasaha mazahangara hagije nuko yamuseze nk'umugore weze yo kumenyeza umugabo nta kintu kibi yakora ntari wasi ry'umugabo we saba sheri agiye mu nama y'akazi kirangaza kuno Matipa na Buhili nshaka tuvugana gato tuganire baya muri office azana rakaye kubaje muri office dore kuntu yicaye muri office ya boss goko Kristo Yesu buranga umukasi iyo bawugize cyangwa ipasi y'amakara bayiciyemo kabiri bayipfunduye nuko ipfunduka none se waje ahanga ngo tuvuge ku by'umuryango wanjye ko nabona nakunze amafoto yabo cyane cyangwa waje ahangaha ibyishimo wambwiye ko wampa mwana yaje ari umutego mutindi nika kihambiriye ku muhoro byarangiye umunsi kawuciye uwo munsi harahiye muri office yiwe nuko byagenze sasanga myeze mu rugo umugore aho ari umurgo sangaza ngo umugabo aramukunda cyane yiyitaho ndetse rwose uyu munsi yari yanabinywere rwose icyo gihe umva ngiye kunywa nataha ndamuha koko nataha mva ndamukubita icyo bita ndamuha Nyabarongo na Sebeya ndatosishyano Nyaza kiranga nakomisa rugavuga ati rwose ndibutahe ntinze wihangane ndaza ntinze sheri ntunegereze ryama wari yamwitegure rwose ahangaha yanogoshe yiteguye yakoresheje ya miti yose muvanga vanga nk'abagore umuravumba yoni undi yajanga habwije saa 9 mu gicuku umugore yasinziriye yumva ndangara nyombo kenjira mu mashuka yinji yatinze sheri uraje bebe narenze ko sinziriye ntabwo se nukwenye basinziriye byarangiye mwafunze iduka ry'ubucuruzi oya rwose iduka ryacu aje mu kiriya w'imena turarifungura akaza karangura rwose ni karibu mu iduka ne nagutegereje nanoze nitunganyije cyo rwose ngutemo umugore yari yamwibikiye yatokombeye undi yasinziriye ugikubita yahise agwa kawe igitotsi sheri basi wampaye koko sheri basi hejuru honyine birabibaye sheri basi rimwe yenze umugore hakona ari watokombe yibikiye umugabo yasanzwe yibikiye arushye yaje ananiwe yenze anga bino biri mu ngo nyinshi abanyazo utavuga sa muntu usanga mu rugo yiriwe ari mu kazi akora ku manywa na nijoro ari bukore
yatakwimye ubwo nyine niyo akoze akora kwikiza. Uyu musenzi ubusinziriye gutya nari mukene none arimo aragona mvaga mwifuza cyane. Fatambya ku myenda yajya kwimanika ndayitunganye n'inkweto. Yanzanga afashe imyenda ku mugabo ari yambaye imyenda y'umugabo wiwe. Yabonye ahangaza ruje arevure bamusomaguye.